some Abefeso urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice bitandatu murongo waho wa 12 haravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatwara n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. 10 umurongo w'10 aravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Haleluya. Ariko dushatse twakomeza tukumva imirongo iraryoshye. 14 muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro mubiteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yambuka umuriro. Mwakira agakiza k'abingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, usengesha umwuka iteka uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso usabira bera bose. Amen. Haleluya. Ijambo rivuga kuko tudakirana. Nta muntu ujenjekera ibimuhiga, nta muntu ukina n'ibimwica. Iyo ubonye ko hari ibiguhiga nawe uhindura uburyo bwo gusenga. Imisengere yawe ikwiye kwimuka mu cyiciro urimo ukajya mu kindi. Imana ikakuzamura kuri dimensiyo yo kwizera, ukazamuka ukagera mu yindi dimensiyo, kuko iyo umaze kubona ko ufite urugamba ugomba no kwiga uburyo ugomba kururwanya. Kandi iri jambo rivuga kuko tudakirana. Ubundi gukirana niho haba ijambo ryitwa gukiranuka. Nukukirana cyangwa se nugukirana n'ibintu ariko ntibigutsinde, ntibikunanize. Buriya umuntu mubona ukora ibyaha aba yakiranye nabyo bikamurusha imbaraga, yamara kurusha imbaraga nabyo bikamunaniza, agatsindwa, akaneshwa, akambara umwambaro w'ubugwari. Ibyaha ni umwambaro w'ubugwari. Murahari Imana intabare muri ibyaha ni umwambaro w'ubugwari. Umuntu wese wakiranye agatsindwa ahabwa umwambaro w'ubugwari, ariko umuntu wakiranye agatsinda ahabwa umwambaro wo gutsinda, ariwo witwa gukiranuka. N'iki Yohana yabwiye umwanditsi w'ibyahishuwe, yaranditse aramubwira ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Muntu kwegera amubwira ngo Imana yashaka kukwambura uwo mwambaro. Hari umwambaro
bimubambika imyambaro hera bimubambika imyambaro yera yera barayikoreye bimubambika imyambaro kuwukwambura uwo mwambaro isi kubanyura bikamusuzugura Imana yamanukiye kuwukwambura uwo mwambaro wambaye usa na karande y'iwanyu Imana yamanukiye kuwukwambura Imana ifite umugambi wo kukwambika umwambaro mushya Shaitan a dit que ce qu'on fait de guerre, dit qu'asi kabo abisa kota, onezande hefo bi, chine zafotika. Muntu wese kwegera mubwire ngo Imana yamanukiye kujena ibiri kukujena. Imana yamanukiye kujena. Hallelujah. Yo. Pole sana niba utari wanyumva ariko ihangane sigiye uzanemeruka ijambo rya mbere rero kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi. Iyo ni irya mbere. Imyuka mibi ni ibiki? Ni abantu b'abasokuru bene wacu, abantu bose mufitanye relation bapfuye badakijijwe, abo bitwa imyuka mibi. Iyo bapfuye batarashatse bahora bifuza ko nawe wapfa nabo, wapfa nkabo. Vuga ngo guhera none icyo ngicyo Imana iragisiba. Iyo bapfuye batarashatse bifuza ko nawe utazashaka, ariko ngo none Imana iragisiba. Iyo bapfuye barasenya ingo zabo zikarangira bifuza ko nawe urwarwara indi mukara ugasenyuka, kuko ni imyuka binaga ari imyuka myiza, ni imyuka itera ibibi, ni imyuka yifuza ibibi. Ariko ngo none Uwiteka arashaka kukwambika umwambaro utandukanye n'uwa bene wanyu. Arashaka ufite haleluya nayitere nayo asona put herabe asike sona mene bodo mini stafo chik adegoza kipakota yemo konfika neneki azola abize kota digaide hii niko bika kisa kode ya haruruje mimani kangiye miri teraniro nukuri kw'Imana ndafashijwe Mana we. Iyo bapfuye bakenyuka bifuza ko nawe wahora ukenyuka. Niyo mpamvu bahora bagusurisha ibintu by'impanuka, ibintu by'ibiki bitera bikugera amajanja, ibigushakisha, ibisa mu manywa, ibikuniga nijoro. Ariko muri uyu munsi Uwiteka arashaka gutandukanya. No, uranyumva ye. Gide kanto terdrais fe kanto eperia. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, iravuga ngo Abisiraheli ubwo bavaga iramusese barimo kwerekera mu gihugu cy'amasezerano, Imana yari irahiye aho ngo ngiye kubaha ikimenyetso. Irababwira ngo mu gihugu cyari garuka muzahaguruka kugira ngo muzamenye ko ndi Imana yanyu. Irababwira ngo ariko mu Bisiraheli irababwira ngo Abanyegiputa bagira umuco wo korora imbwa zimoka nijoro. Ariko mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa zizamukira n'ikimenyetso cy'uko Uwiteka yatandukanyije Abisiraheli n'Abanyegiputa. Bivuze ngo iki?
birakomeje kandi kumvikana. Witero mukiza we kuko banya mana we kugendera abandi nanjye hanyuma wikomanga uvuga ngo mwami nugenderera abandi nanjye ntusige, nuhindura amateka nanjye yanjye uyagereho, nuza gutanga ibintu bifatika icyanjye nanjye ntucibagirwe, ibiganza byawe bindambukire uyu munsi unyereke kugira neza kwawe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, isoni ntizinkore, abadayimoni ntibangwaze isoni, ijuru ryitabura ku buzima bwanjye, Imana ikurebe neza, Imana ikuruhure, Imana ikubake. Sawa badegandola hasira watubereye ibyiringiro mwana we, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, abakito obeketitwa telema dire ando foke be adinilima chala zakota kiki pepo no adida zona amimoni kitipo wele gige goza la kwekita weria telema isiki sonome isho werabyose irimo kubuwa wo nubwo abantu baziko ibintu bidahinduka ariko niyo yonyine ifite ubushobozi bwo guhindura ibintu kandi bigahinduka, irimo kubuwa ngo yewe nimwihanga amaso kuko ibyo iri bukore nta bujyanama ikeneye, ntabwo ikeneye ubujyanama bw'abantu, abakwishyura dosiye ntabwo irabahamagara, abakunaniza ntabwo irahamagara, abazi ko bitazakunda ntabwo ari ibihamagara, ifite umugambi wo kutugirira. Mana yanjye, ijambo rya kabiri ngo dukirana. Aba bantu bitwa imyuka mibi ni babi cyane, baba bajyaga ngo uzapfe nkabo, niba barapfuye ntacyo bagezeho, niba bataracuruzaga nawe ntugacuruze, mbese ikintu batabonye ntukakibone. Ni nabo bamurikira abadayimoni ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe abadayimoni ntibabumenya, babumurikirwa n'iyo myuka mibi y'igisekuru uvukamo, bakagenda bakaza ku buryo mbese baba bafite mapu yawe, baba bameze nk'aho wagira ngo bahawe mapu yo, ariko mu by'ukuri mapu yacu ifitwe n'Imana, kuko mwanditse yaravuze ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ndashimira Imana ko itunguye ibidayimoni byaguhindaga, ndashimira Imana yuko impundu zigiye kuvuga mu kigo cy'amarira, ndashimira Imana ko ikubatse nawe ibajije, ndashimira Imana ko hari ibintu isezereye ku buzima bwawe, ndashimira Imana ko iteye iteka ubuzima bwawe, ndashimira Imana ko iguhagurukije nk'umunyembaraga, ndashimira Imana ko iguhaye izina ritandukanye n'ibyo baguhaye.
Bagilazike wala kipa derigedo bakeko deriberi ador castipeo shani eto de canto faide enoria hais ide gando herda ifake koza be adoteneto fa atikatorima nukuri imani iri kwirahira ngo ifite umugambi wo kubaka abantu bayo mu buryo budasubirwa. Ufite haleluya ndayimuhaye Tera. Suni ngoni yanjye genderaho, suni ngoni yanjye genderaho. Icyamu yambere y'icyamu asananje amindura icyamu, icyamu yambere y'icyamu amindura icyamu, amindura umurozi w'abantu. Suri ngoni yanjye ijambo uyu munsi irashaka kuguha ubutwa butuma uhinduka icyambu cy'umugisha muri bene wanyu. Irashaka kuguha izina rishya na bene wanyu bangukiramo. Irashaka kuguha amateka na bene wanyu. Agomba kuguhindura icyambu maze nawe ukaba umurobyi w'abantu, ugahera muri bene wanyu bakamenya ko ufite Imana, bakamenya ko wayisenze, bakamenya ko mwatiganye. Imana ifite gahunda, ifite gahunda, ifite gahunda. Nakubwiye ngo nutakaza kwizera abadayimoni bazaguhondagura, kandi narabikubwiye nutakaza kwizera abazimu bazakumenagura. Ariko guhera kuri iyi tariki wewe hari ibintu Imana ishaka kumenagura, ahubwo hari ibidayimoni Imana ishaka kumenagura. Ukimara kumva, ukimara kumva jenemere stafo, kandi nta nubwo ntera ubwoba, ntabwo ntera ubwoba no guhanura busha. Numva ashyigikiwe n'ingabo zo mu ijuru, numva hari ubutware bunsunika, numva hari imbaraga zirimo kumbwira ngo komeza, komeza. Nemase kode hevegeni ha enema anifoho umegela sengai iri panto temena. Weberikaza no odekateka uvakitetoya idina no hava Imana ishaka kumutetera urayima ikaze nino kostike tevenemeni hapa nukuri kose mwuka w'Imana ari kunsunika tetade ko apistokofia odeteria ijambo Imana irashaka kuguha amateka yawe masha, kandi Imana irashaka kugira abandeberaho muri bene wanyu. Ibintu byatumaga bagufata ijambo irashaka kubihanagura, kubera yuko yanga amasuzuguro. Irimo kuvuga ngo sinshaka ko zongera kumva abanyamahanga bagutuka, abajya gukora isoni izina ryawe. Uwiteka kubambira ihema arabibamba, arabibamba. Uzamwirira ndabiyanga ribambe, urubyaro rwawe aribambe, ibyaruhigaga aribambe, urugo rwawe aribambe, ibyagukenyuraga aribambe, ubuzima bwawe aribambe, imbere y'ibigushaka aribambe, imbere y'ibikudindiza aribambe. Urakoze odega nohoberia kabiri
kabiri ngo ngo nabategeka isi y'umwijima ni satani n'abadayimoni ngo nabo dukirana nabo kandi ngo nabo nabanyembaraga kandi koko nibo kuko basumba imyuka mibi barusha imbaraga imyuka mibi satani n'abadayimoni ngo nabo abo dukirana nabo kandi umva ijambo rero impamvu ya mbere dukirana nabo kandi tutagomba kurangara satani n'abadayimoni hari n'undi mutwe wa nyuma bavuga ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru mu kirere iriye dore icyambere satani ariko mana umuntu uhari rero wizeye ni wewe wenyine urasingira ibi bintu ariko biraryoshye mana we Imana imbabarire mana nanjye noneho satani ntabwo yigeze agira uruhare mu kurema umuntu ubwo se yari ari kwegere mugire ngo yari yazerereye satani arazerera nashimira Imana yuko mu kuzera kw'abasimu n'abadayimoni Imana igukora igitangaza dore barazereye kugira ngo igutabare ntabwo yabura uko ibigenza kuko barazerera ikakora satani azerere rero yongera azerere mu izina rya Yesu abure kunyumva we uraza kubyumva dikeso de meni efayi ubu ni ubuhanuzi ntuzane ibintu byo kureba hirya dekete fo de gando ntuzana filozofi urasanga nanjye nyifite nyinshi ngewe narayizi ndayifite ariko ndumva umwuka ariko mbwira ngo ibi bintu bigiye gukora ibitangaza satani azereye Imana irarema ngo asanga Imana yanezerewe arati imyaka maze nkuririmbira ko ntarabona useka gutya uri gusekwa n'iki ni igiki kigusetsa Imana iti nk'umuntu ntumubona namuremye ati noneho rero kugira ngo nanjye nezeranwe nawe musenye Imana iti wapi mwibuke ko hano yaravuze ngo ntabwo inezezwa no kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza izamugirira ibambe abazimu barashaka ngo abadayimoni bagusenye barimo bagusabiriza ngo usenywe ariko yaguhamagaye Imana yakubumbye igufiteho umugambi irimo kwirahira ngo ntabwo nasenya imirimo y'amaboko yanjye ntabwo nasenya icyo navuganye nawe umuntu umwe ufite haleluya nayitere senya nanjye mbigiremo uruhare Imana itirekareka shita uribeshye namuremye udahari wazerereye none ngo senye imirimo y'amaboko yanjye ntabwo nayisenya Imana iguhagazeho Imana yongeye kukubararaho Imana ikurambarayeho hejuru y'amasezerano Imana iri gutanga itegeko ryo kukubararaho ebekeda faide hose ati ndateza intambara niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu ntakundana na shitani ngo akorana propagande bya gatatu by'abamarayika bicikamo ibice hacikamo kimwe cya gatatu kijya kuri satani kiti turamufasha kurwana bibiri bya gatatu bijya ku ruhande rw'Imana biti natwe turafasha Imana kurwana harimo ba Mikayeli na ba Gaburiyeli bati turarwana shitani ati nanjye ndayishoza ngo haboneka abandi b'indorerezi abamarayika b'indorerezi abati twe turajya mu ikipe itsinda bura rero uwo mukristo ni mubi uvuga ati ngewe ndareba aho bitsinda niho njye yewe we ni umunyantege nke ngo barabati turareba aho bitsinda niho turajya Imana ibiratsinze kandi ako kanya shitani aba yoherejwe mu isi aribwo Imana yavuze ngo ishime wajuru we unezerwe kuko umubi akuvuyemo kandi nawe wasiwe ugushije ishyano ihangane twoherejwe ishyano pole sana turi kurwana n'ishyano turimo duhangana n'ishyano ishyano ryaratugwiriye noneho satani
urumva intandaro yo kuba mu ijuru ni njyewe nawe twatumye avanwa mu cicaro urumva yagukunda ni wowe watumye shitani iva mu ijuru ntabwo ari ibindi nta mumarayika watumye shitani iva mu ijuru reka da nta mbaraga zindi umuntu wenyine kandi igitangaje imana yamwirukanye mu ijuru ivuga ati muntu wanjye nunkorera ugakiranuka nzakuzana tubane yamanuye shitani mu isi ibwira umuntu ati wowe zamuka nzajya nkuzamura nukora ibyo gukiranuka nzajya nkuzana hafi yanjye tubane muri make aho twamwirukanishije niho twateguriwe urumva yakunezererwa nayo mpamvu iyo tubuze amahoro abatubuza kuko ibyo tujyamo arabizi ibyishimo dushaka kujyamo yabibayemo umunezero dushaka yawubayemo hanyuma ngo baramanuka biruka guru bikayira bati shimu ugende mumanuke ikuzimu aho muzariyamukana ya kinyarwanda ngo cya gice cy'abamarayika cyasigaye cy'indorerezi giti none se mana natwe burya twagufanaga nubwo ubona tutateye ikofe ngo turwane twagufanaga imana toya nimushyushye nta nubwo mubizi nimumvira ahangaha ngo barangije bahamagara shitani mbere mu ijuru yitwaga Rusiferi sitani we yewe turinde ijuru riratwanze turinde ngo abo yarara ari kubaranguka mu kirere amanuka ikuzimu ngo barabirindutse arabareba arabati muraza mujye ko narwanye ngatsindwa kubera ko mwava y'indorerezi nimunkurikire ngo bahita bahagama mu kirere bihagamiriyo baravuga ati natwe azajya asenga umuntu hatumye duhera mu kera gati azajya asenga tuyareka azamuka ariko ibisubizo nibijya kuza tubihagarike nibo bitwa rero ngo abamedi n'abaperesi ngo ni ingabo ngo nabategeka ngo ikirere ngo ni ingabo ngo zo hejuru ngo imyuka bibi y'ahantu hehe mu kirere abo ngabo si baba mu ijuru ntibaba n'ikuzimu kwa shitani bo bagabanya ikirere kubera ko nyine nta handi bari kujya wese ko babaye indorerezi kwa shitani ntibemera kuko yatsinzwe bahari ijuru naryo ntibemera kuko byarwanye barebera bihagamira abo baravuga ati tuzajya tureka amasengesho tuyabikise azamuke ariko ibisubizo nibijya kuza tubicakire Daniyeli ngo yasenze iminsi 23 ngo Imana yari yamaze kubyohereza ariko 18 ayisenga ari y'ubuginga asenga gusa ngo arebe ko Imana yamuntu ngo marayika arazamuga ati rega buryo ugitangira gusenga twarakumvisha ariko tumaze iminsi turwana n'umwami w'umumedi n'iki hejuru iriya twaratangiwe karahava hanyuma amahirwe dufite akomeye niyo satani n'abadayimoni baturwanyije ijambo ryiza niyo baturwanyije marayika ufite ibisubizo byawe ntago yagwa ngo agwire igisubizo cyawe yiramira mu ruhande rutarimo igisubizo cyawe akizana cyuzuye ntago yakigwira ngo agitsikamire kado yawe no yiramira mu ruhande rutarimo igisubizo cyawe agenda ukuhanda akavuga ati Imana yantumye kandi ngomba gutumika yantumye ngomba kugira gute ngomba gutumika akugeraho kicuzuye kuko tudakirana n'abantu bafite inyanja n'amaraso ndashimira Imana ko yazanye itegeko rihindura amateka yawe ndashimira Imana ko ije gukubita icyo kirere cy'abamedi n'abaperesi Imana igiye kugukingurira umuryango haleluya mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane hatambuka
ko dekafo abine kori has before. Imana igiye kugufungura, igiye kuguhambura muri icyo gicumbi cy'umubabaro. Imana irashaka kugukuraho izo mbaraga zakwizingiyeho, ibyo bintu ubona byizingiye ku rubyaro rwawe, impamvu ufite ubwoba abana bawe ni ibintu byabizingiyeho, ni izo mbaraga zabamuritse. Ariko Imana yavuze ko igiye gutanga ingabo, kandi ko hari ibintu igiye kudukenyeza, hari ukuntu igiye kubigenza, hari impinduka izanye. Yego bela de nofa